Umuziki wawuzemo n'ibitambo wa mugani ntago byahura umuziki uzamo ibitambo Kemo umuntu witwa Kasuku ngo gutinya biteye ubwo ngo amuhaye voice note ingana iki buriya n'umubeshi ibintu byose avuga murabye abari gushakisha amavi aragutinya ngo biteye ubwo ngo amuhaye voice note 58 abari gushakisha views aje Kemo abantu bose bakavuga bazishaka nta majina ngo yari inki nyinshi kigana kura ntagishobora ntanagitinyuka umva ntabwo banabanje bamura bifibyo bintu habibafungira none se Kemo bose barakubeshye nta majina ngo yari inki nyinshi cyane niko Kemo ikintu nkwaza ni kimwe byo yarakubeshye nta majara kubeshya amajina ngo yari inki nyinshi cyane ngo yazanye igikapu kitari cyo bira byose n'ububeshi man bara n'abakozi ba YouTube bashaka number naba YouTube byose n'ibinyoma nta na kimwe bigeze nko abanyamakuru ndabona hari abanyamakuru mwite Super Kemo niko buda hari bujya mbaka interview gato yabo ariko abatari mu itangazamakuru bagenze hano haba heza cyane reba hano Bulldog Kemozera ijisho ry'uruvu ariko buda hari amazina wajya gukoresha kera abantu batakikwita n'ugukura na byagenze bite ugaha amazina ndashobora kuba expired Kemo nibyo byanditseho hano Kemozela niryo zina urimo ukunda cyane muri iyi minsi original name namwe umuzina yabigukoreye Papa Khalifa ibibazo byose twagiye we ntabwo byashinzwe nibwo dutangiye Kemozela bimeze bite Kemo Super Kemo super mwite Kemozera album yarangira ryanze ryari album izajya hanze nimba nabishatse Kemo wari ufite swaga nyinshi cyane muri Genzi Comedy nk'ibisanzwe abantu babonye ko indirimbo za kera zikirimo kuba bibakorera cyane ntabwo byabura bikoretse iki niye message yindi kuri Kemo ntabwo umuziki usaza waba wa kera waba w'iki gihe n'iki byose umuziki uba ari umuziki bro Brudo waruvuze kuri album ko mu gihe kitarambiranye igomba kujya hanze album abantu barayishaka cyane ayishyiramo ibiceri bongeye kuzatangira fundraising babwire abantu bashaka ko album isohoka umva nibashyira ibiceri kuri count runaka cyangwa bashyiraho konti babwire niba barushaho amount ariko bazashyira ibiceri nibo bazayumva yonyine bonye ubwo show izaba ari ya ni ibitambo umuziki wawuzemo n'ibitambo wa mugani ntago byahura umuziki uzamo ibitambo Kemo umuntu witwa Kasuku ngo gutinya biteye ubwo ngo amuhaye voice note ingana iki buriya n'umubeshi ibintu byose avuga murabye abari gushakisha amavi aragutinya ngo biteye ubwo ngo amuhaye voice note 58 abari gushakisha views aje Kemo abantu bose bakavuga bazishaka nta majina ngo yari inki nyinshi kigana kura ntagishobora ntanagitinyuka umva ntabwo banabanje bamura bifibyo bintu habibafungira none se Kemo bose barakubeshye nta majina ngo yari inki nyinshi cyane niko Kemo ikintu nkwaza ni kimwe byo yarakubeshye nta majara kubeshya amajina ngo yari inki nyinshi cyane ngo yazanye igikapu kitari cyo bira byose n'ububeshi man bara n'abakozi ba YouTube bashaka number naba YouTube byose n'ibinyoma nta na kimwe bigeze nko abanyamakuru ndabona hari mwite Super Kemo
niko Buda ari reka mbaka interview gatoya ariko abatari mu itangazamakuru bakinze hano haba heza cyane kubera reba hano Bulldog Camozera ijisho ry'uruvu ariko Buda hari amazina wajya gukoresha kera abantu batakikwita ni ugukura na byagenze bite ugaha amazina ndashobora kuba expired Kemo nibyo byanditseho hano Camozera niryo zina urimo gukunda cyane muri iyi minsi original name namwe mu mazina yabigukoreye Papa Khalifa ibibazo byose we ntabwo byashinzwe ngo dutangiye n'abantu biteze ngo twaze tuvuga ni album meshi 15 ko twaganira gushize bambwiye turategereje kuzavugana n'abantu bazagufasha kuba yajya hanze ni kugeza ubu umuntu yavuga ko album yayi n'imiteguro kwishyira hanze bigeze ku kigero kingana iki yose ndacyari kubyirukankamo n'iki byose ariko no mwaka igomba gusohoka no mwaka kwa kiranso ni album usobanura gute indirimbo zingahe umufano gukurikiye umaze iminsi ubyumva indirimbo zingahe muri uyu mwaka urumva shize amezi make cyane hari ibitaramo bizayiherekeza cyangwa tuzakwaritse ni mpate wenda birangira aho ntabwo zigomba kujya munsi ya 12 uko nabiteganyije yego Buda ubushize wakoze album na Riderman icyumba cy'amategeko inagenda neza Mose rero muri akora album wenyine imbaraga noneho z'umuntu umwe n'izababiri birimo birakuvuna gute ugeranyije nuko ari kumwe na Rider urumva ni ibintu ntabwo ari ubwa mbere because nasohoye chemotherapy ndi njyenyine ngo nasohoye iriya na Riderman kubera yuko nyine ari Riderman gukorana na Riderman n'ibintu by'agaciro kuri njyewe ariko n'abandi bantu be expectingaga indi yanjye njyenyine kubera ko niba na Riderman twarakoranye indirimbo 6 nkaba nzakora yanjye njyenyine ngo kuba nzayikora njyenyine ntibivuze ko atari collaborations nyindi ziriho ariko cyangombwa no kigomba gusohoka ubundi ni imiziki tuba dusaba gushyira hanze nicyo cyambere imiziki nzayishyira hanze igihe cyose nzaba nkiri guhumeka cyangwa igihe cyose music zaba imereza ubuceri ne bwaba bukeya nzarwana nabwo ni album yitezwe ariko nitezwe na album ya Tough Gang byose bizaza muri no mwaka ndi kuvuga ibyanjye hano nta tsinda riri mu friend Tough Gang mujye bimbaza hari kumwe n'itsinda twese turi kumwe yego album yawe igeze ku kigero cyakangaye kugeza amagingo aya ngaya iri ku rwego rwa 80 cyangwa 85 kw'ijana warukomoje ikijyanye na production cyo cyararangiye gisigaye aba producer bayiriho baracyari banga aba producers bayiriho bagufashije nabwo ubwo reka tubigire ibangamo gake ariko hari aba main bariho bahagarariye igikorwa cyane Kemo warukomoje ku baterankunga ba album ya kugira ngo isohoke byari brage black yes abaterankunga baba bakenewe babonye ni byiza ariko batabonetse nabwo Imana niyo nkuru twakora ibishoboka okay ubwo rero reka tugushimire ubwo abakunzi bawe bakireze album yawe iri buze kugera hanze iminsi mu meshi muri 15 niko yitwa urumva ko ari sawa cyane amahirwe amasaba Kemo merci beaucoup n'abakunda cyane ikaze kuri Voice Official 250 Camozera bimeze bite Kemo Super Kemo Super Camozera mwite Camozera album yarangira janze ryari album izajya hanze nimba nabishatse bro Kemo wari ufite swaga nyinshi cyane muri Genzi Comedy na buri gihe n'ibisanzwe abantu babonye ko indirimbo za kera zikirimo kuba bibakorera cyane ntabwo byabura bikoretse iki niye message yindi kuri Kemo ntabwo umuziki usaza waba wa kera waba w'iki gihe n'iki byose umuziki uba ari umuziki bro Brudo waruvuze kuri album ko mu gihe kitarambiranye igomba kujya hanze album abantu barayishaka cyane ayishyiramo ibiceri bongeye kuzatangira fundraising babwire abantu bashaka ko album isohoka umva nibashyira ibiceri kuri count runaka cyangwa bashyireho konti babwire niba bari amount ariko bazashyira ibiceri nibo bazayumva yonyine
mbonye ubwo show izaba ari ya ni ibitambo umuziki wawuzemo n'ibitambo wa mugari ntago byahura umuziki uzamo ibitambo Kemo umuntu witwa Kasuku ngo agutinya biteye ubwo ngo amuhaye voice note ingana iki buriya ni umubeshi ibintu byose avuga murabye abari gushakisha amavi aragutinya ngo biteye ubwo ngo amuhaye voice note y'inota 58 abari gushakisha views aje Kemo abantu bose bakavuga bazishaka nta majina ye ngo yari inki nyinshi kigabo kingana kuri anagishobora ntanagitinyuka umva ntabwo banabangiye bamura ibyo bintu abibafungira none se Kemo bose barakubeshye nta majina ye ngo yari inki nyinshi cyane niko Kemo ikintu nkwibaza ni kimwe byo yarakubeshye nta majina arakubeshye amajina ye ngo yari inki nyinshi cyane ngo yazanye igikapu kitari cyo bira byose n'ububeshyi man bari n'abakozi ba YouTube bashaka number naba YouTube byose ni ibinyoma nta na kimwe bigeze nko mwite Super Kemo niko buda reka mbaka interview gato yabo ariko abatari mu itangazamakuru bagenzi hano haba heza cyane kubera reba hano Bulldog Kemozera ijisho ry'uruvu ariko buda hari amazina wajya gukoresha kera abantu batakikwita n'ugukura na byagenze bite ugaha amazina ndashobora kuba expired Kemo nibyo byanditseho hano Kemozela niryo zina urimo gukunda cyane muri iyi minsi original name namwe mu mazina yabigukoreye Papa Khalifa ibibazo byose we ntabwo byashinzwe nibwo dutangiye n'abantu biteze ngo twaze tuvuga ni album n'ishyi 15 ko twaganira gushize bambwira turategereje kuzavugana n'abantu bazagufasha kuba yajya hanze ni kugeza ubu umuntu yavuga ko album yayi n'imitego yo kwishyira hanze bigeze ku kigero kingana iki byose ndacyari kubyirukankamo n'iki byose ariko no mwaka igomba gusohoka no mwaka kwa kiranso ni album usobanura gute indirimbo zingahe umufana gukurikiye umaze iminsi ubyumva indirimbo zingahe muri uyu mwaka urumva hasigaye amezi make cyane hari ibitaramo bizayiherekeza cyangwa tuzakwaritse ni ipati wenda birangije aho ngaho ntabwo zigomba kujya munsi ya 12 uko nabiteganyije yego buda ubushize wakoze album na Riderman icyumba cy'amategeko inagenda neza Mose rone murakora album wenyine imbaraga noneho z'umuntu umwe ndizababiri birimo birakuvuna gute ugeranyije nuko ari kumwe na Rider urumva ni ibintu ntago ari ubwa mbere because nasohoye chemotherapy ndi njyenyine ngo nasohoye iriya na Riderman kubera yuko nyine ari Riderman gukorana na Riderman ni ibintu by'agaciro kuri njyewe ariko n'abandi bantu be expectingaga indi yanjye njyenyine kubera ko niba na Riderman twarakoranye indirimbo 6 nkaba nzakora yanjye njyenyine ngo kuba nzayikora njyenyine ntibivuze ko atari collaborations nyinshi ziriho ariko cyangombwa no kigomba gusohoka ubundi ni imiziki tuba dusaba gushyira hanze nicyo cyambere imiziki nzayishyira hanze igihe cyose nzaba nkiri guhumeka cyangwa igihe cyose music zaba imereza ubuceri ne bwaba bukeya nzarwana nabwo ni album yitezwe ariko nitezwe na album ya Tough Gang byose bizaza muri no mwaka ndi kuvuga ibyanjye hano nta tsinda riri my friend Tough Gang mujye bimbaza hari kumwe n'itsinda twese turi kumwe yego album yawe igeze ku kigero cyakangaye kugeza amagingo aya ngaya iri ku rwego rwa 80 cyangwa 85%. Warukomoje ikijyanye na production cyo cyararangiye yagisigaye aba producer bayiriho baracyari banga aba producers bayiriho bagufashije nabwo reka tubigire ibangamo gake ariko hari aba main bariho bahagarariye igikorwa cyane Kemo warukomoje ku baterankunga ba album ya kugira ngo isohoke byari brag black yes abaterankunga baba bakenewe babonye ni byiza ariko batabonetse nabwo Imana niyo nkuru twakora ibishoboka okay ubwo rero reka tugushimire ubwo abakunzi bawe bakireze album yawe iri buze kugera hanze
iminsi mu meshi muri uyu imwe 15 niko yitwa urumva ko ari sawa cyane amahirwe masabakemo Sera ibisho by'uruvu nandi mazina menshi ariko ngira ngo yabaye mu papa mwe nagakiyakoresha Double G umeze gute uri kwiyumva gute umaze guperforminga mu bagenzi ariko nagaru bwa mbere niba mbyuka neza no bwa kabiri wahaje uri mu cyumba cy'amategeko no Riderman uri kwiyumva gute ubu ngubu biba bimeze gute mani kuba uri kuri stage abantu bakakubona ukagira ngo uri nko mu bihe bya prime cyangwa se nibo bakigwara indirimbo zawe zose nyine like ubyiyumvamo gute kuba abantu bameze nk'abaguharaye kandi umaze imyaka 16 muri game ibyo ngibyo ni ibintu byiza byashimisha buri mu artist wese kuko twebwe buri aba artist dukora muri studio tugakora ukabasha kugiperforminga abantu bakakishimira ni ibintu byiza cyane buri mu artist wese ababyifuza ko yagera kuri ibyo bintu bikwereka ko ibyo wakoze ari ibintu byiza kandi bitapfuye gusa so nibyo ngiye mbambarira cyangwa nicyo kinshimisha cyane nakare duhura nabwiye ngo Double G kudasazura nabiseka cyane ariko no kuri stage iyo urimo guperforminga ntago byoroshye kuba umaze imyaka 15 muri game bamutinga sound by'umwihariko akarapa indirimbo y'ikarinda irangira wabikoze ku ndirimbo zigera muri 3 imbaraga ziva he like iyo uniqueness ko yisangije biba bimeze gute hip hop babigoye by'umwihariko mu Rwanda ntago wapfa kubona umuhanzi uko indirimbo ze 3 ari kuri speed kandi non stop icyambere nuko agomba kubaho practice agomba gupracticing ibihangano byawe ikindi wagize amahirwe bikaba byarakunzwe se igihangano cyawe wakibagirwa ni nkuko igihangano cyawe ari nk'umwana wawe ni nkuko umwana wawe nawe ataguca imbere ngo mwibagirwe urumva igihangano banyifata nk'umwana wanjye sinakibagirwa banyugomba kuba nyifite mu mutwe ku buryo ni wamanura beat mba nibuka imirongo ko yanditse imeze sirti igihangano cyabaye kiza kigakondwa cyane yego uje muri Gens of course navuze ko waheruka kuri na Riderman uri muri tegura gushyira hanze album yawe imeshi 15 nubwo zamaze kuba 16 already ziracyari 15 ntacyahindutse umwaka si yari kuza last year bambyuka neza imyumvire yawe ariko kuri ngewe ziracyari 15 ubwo nyine dusobanura nk'iyo fenomena abantu bavuga ati bena n'imyaka 15 amaze mu muziki none maze kuba 15 ndi gusobanura je nzatanga imeshi 15 ubwo nishaka izaze mu myaka 2 iri imbere zawe ari imeshi 15 kuri ngewe ni imeshi 15 my friend kandi nakubwiye ko Uwiteka nanshoboza igomba gusohoka no mwaka nubundi tujura zaba ari imeshi 15 Kemo hari indirimbo witibiye byose muri nziza nyinshi ufite ifite igisobanuro ku buzima bwawe indirimbo y'ibihe byose kuko buri uri umuhanzi ubyuka ushaka creating ikintu kirenze ibyo wakoze nibindi ibyo wakoze na mbere y'igihe so indirimbo y'ibihe byose nshobora kuba ntaranayikora nkiri kuyishakira cyangwa itaraboneka n'umuproducer ndi uzayikora ataranavuka cyangwa se akiri kwiga nka production so indirimbo y'ibihe byose rero indirimbo zose abari zibihe byose cyangwa mbwa indirimbo nziza wakoze igomba kugushimisha kuko hari akantu njya numva bavuga kuri Radio Rwanda ngo nta kazi k'umunyagara kabaho n'ubundi indirimbo wafashe umwanya wawe ugatega kuko ntabwo wayikoreye mu nzu yawe cyangwa mu cyumba cyawe ukajya muri studio producer agashyiramo imbaraga aba ari ibihe byose kubera kuba warashyizemo imbaraga n'umwanya wawe n'ibitekerezo byawe by'umwihariko indirimbo Puta wakoranye na Juno Kizigenza ni indirimbo wakoze ufite expectations zimeze gute none ni indirimbo yabaye gute muri society yo mubwiye nibyo nagusubije nta ndirimbo ujya gukora urumva ko izaba imbi indirimbo zose ubumva ko zigomba kugenda neza yego ariko azitungurana amahitamo ya public cyangwa y'abantu biza mu buryo utateganyaga nkuko nawe byuka utaza aho uri ntabwo uri umenya aho bwira ugeze niko bigenda mu bintu by'imiziki naho bitandukaniye n'ubuzima busanzwe Brudo hari icyumba cya rap mwakoze gisoza muda performance nka Tuff Gang muravuga ngo muzajurira iyo projet igeze he bro nakubwiye nasobanuza nsobanura abandi bavandimwe ibintu twakoze nk'itsinda iyo bimbaza uri kubona itsinda numbona ninjye nyine umbaza ibijyanye n'ibyanye ngenye yego ni nayo mpamvu turi yego ni ikibazo cya nyuma bwo kuri ngewe Double G abona hip hop ubu ngubu yarebye mu gihe cyabo baza ndavuga Tuff Gang ko nibwo waje ndavuga wenda 2008 2009 yarebye move ya hip hop icyo gihe na move y'ubu ngubu ya hip hop ni he hari imbaraga nyinshi ni he habayemo gutsikira like habuze iki niba imbaraga zitangana nk'izigihe cyane igihe twaziye
byari biri hejuru cyane, movement yacu yari iri hejuru cyane. Haza kubamo ko twakoze imyaka igeraho twakoze, haza kubamo gap, harabuze ibindi bintu bishyashya bizamo, cyangwa se akabaho no kuba wenda harabayeho kuba turi dushyize hamwe cyangwa itsinda rigatandukana. Itsinda ryari riri hejuru, habamo gutandukana, kandi ari ibintu abantu bari bategereje, ibintu binini. Hazamo gap, haza kuzamo izindi njyana zitekinga over, zirafatisha. Ubwo icyo gihe hip hop imera nk'isubiye hasi, ariko nyuma haza izindi movement za rap n'iki byose, hongera kubaho ku revivinga cyangwa revive ya nuza hip hop. Ubu ngubu ntekereza ko turi kubona ibintu byiza muri hip hop nowadays. Abaraperi batanu batoye bo kwitega mu mboni za Kemozera. Kwitega uvuga ati abangaba ni aba young stars, iyo mbarebye nanjye ngira ubwoba. Ibyo ntabwo nyambikora ubwo no gutonesha cyangwa gushyiramo, bose ni beza. Uwabaje gukora igihangano cyose kikajya hanze kikaba cyiza, abantu bakagikunda, uwo ngo muha amahirwe kandi nkamwifuriza ibyiza. Nge nasoje Scott sana Kemo. Umuziki wawuzemo n'ibitambo wa mugari. Ntago byahura. Umuziki uzamo ibitambo. Kemo, umuntu witwa Kasuku ngo gutinya biteye ubwo ngo wamuhaye voice note ingana iki? Ura n'umubeshi. Ibintu byose avuga murabye. Abari gushakisha amaviews. Aragutinya ngo biteye ubwo ngo wamuhaye voice note 58. Abari gushakisha amaviews. Abari gushakisha views. Azeke abantu bose bakavuga bazishaka. Nta majina ye ngo yari inki nyinshi. Kigana kura ntagishobora. Nagitinyuka. Umva ntago nabwo banabanje. Bamara bisibyo bintu abibafungira. None se Kemo. Bose barakubeshye, nta majina ye ngo yari inki nyinshi cyane. Niko Kemo. Ikintu nkwaza ni kimwe. Byo yarakubeshye, nta majara kubeshye. Amajina ye ngo yari inki nyinshi cyane. Ngo yazanye igikapu kitari cyo. Bira byose n'ubeshyi man. Bara n'abakozi ba YouTube bashaka number. Nabo YouTube. Ibintu byose ni ibinyoma, nta na kimwe bigeze nko. Mr. Super Kemo. Niko buda. Ari mu kambaka interview gatoya. Ariko abatari mu itangazamakuru bagenze. Hano haba heza cyane. Kubera reba hano. Bulldog Kemozera. Ijisho ry'uruvu. Ariko buda hari amazina wajya gukoresha kera abantu batakikwita, n'ugukura na byagenze bite? Ugaha amazina ndashobora kuba expired. Kemo. Nibyo byanditseho. Ano. Kemozela. Kemozela. Niryo zina urimo ukunda cyane muri iyi minsi. Original name. Namwe amazina. Yabigukoreye. Papa Khalifa. Ibibazo byose Bwana byashize ngo dutangiye.